Hallelujah. Yes, Fire Generation. Yesu abaha umugisha mwinshi cyane. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana. Nagira ngo mbatumire mu bihe bidasanzwe. Murabizi njyewe igihe cyose genda mbaha amalinye meza cyane ahantu mwasengera mugahabwa umugisha mwinshi cyane. Nagira mbatumire muri iki cyumweru uhereye uyu munsi ku wa mbere kugeza ku cyumweru muri Women Foundation Ministries na Noble Family Church. Baduteguriye icyumweru bise ngo ni Fire Week. Reka mbabwire ibintu byose birimo fire bijyanye no gusenga. Ibyo bintu ndabikunda, ndabishigikira kuko dukeneye umuriro w'Imana mu buzima bwacu. Rero hari gahunda nziza cyane. Murabizi muri minsi hari ahantu henshi amatorero afunze, ariko nanone harayafunguye kandi dushobora kugenda tugasenga tugahabwa umugisha mwinshi cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baheburayo igice cya 10 ku murongo wa 25 ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye ujya munsi wegera mube ariko murushaho kugenza mucyo, dukomeze guterana nk'abera. Rero muri iki cyumweru muri Women Foundation Ministries Kimihurura bafite ibihe byiza byo gusenga bise Fire Week. Ndagusaba kugira ngo niba ufite umwanya 4:30 hariya Kimihurura muri Women Foundation uzabugezeyo. Saa 5 baba batangiye gusenga kugeza saa 8 baba bafite na lunch hour saa 6. Ndabatumiye kugira ngo mujeyo muze tujye gusenga nanjye. Iki cyumweru ndaba ndiyo muri Fire Week kuko nkeneye kwakira umuriro w'Imana. Bazaba bari gusengera mu cyanditswe kiri muri Yohana igice cya 20 ku murongo wa 17 ngo Yesu aramubwira ati ngo ntunkoreho. Hari ibintu ngo bitagomba kudukoraho. Nukuri ari gihe Satani adusuzugura, akadusuzuguza abadayimoni, akadusuzuguza ibibazo, akadusuzuguza ibigeragezo, ariko muri Fire Week tugomba gusenga. Ndabinginze muze dusenge. Ntabwo ari ikibazo cy'amadini cyangwa usengera n'iki, oya, dukeneye gusenga tugahamagara Imana, Imana ikabana natwe ikatugirira neza. Ndabatumirira abakristo mwese aho muri, abantu mudafite ahantu ho guteranira, muze muterane musenge. We kuguma mu rugo nta kintu uri gukora, ni ufite umwanya wa lunch wa pause uze mu lunch hour uterane n'abandi. Ndabizi neza ko uri buhabwe umugisha. Yesu rero abagirire neza kandi Yesu abiteho. Muze muterane muzahabwa umugisha muri iki cyumweru. Shalom shalom.